ishoboye ibintu byose. Reka uyu muremyi wacu tumwikomezeho, tumusabe imbaraga zo gukora ibintu byiza, zo gukora imirimo myiza. Ntabwo gukora imirimo myiza ari ukuvuga ngo uzajya hariya cyangwa hariya, aho waba uri hariho hose, imbaraga ufite izo arizo zose harimo imirimo myiza. Yenda ushobora kuba udafite ubushobozi bujyanye n'imitungo cyangwa se n'ibijyanye n'amafaranga muri rusange, ariko nyamara n'amagambo uvuga nayo ubwayo ari ingenzi. Reka tureke wenda ko twese ntabwo dufite ubushobozi bungana, ariko hari ubundi bushobozi twese dufite bungana. Ubushobozi bwo kutavuga nabi n'ubushobozi bwo kuvuga nabi n'ubwo kuvuga neza. Hari igihe utavuze nabi ariko utanavuze neza, umuntu wayigira n'umuntu navuga nabi. Ubwo bushobozi turabufite bungana, noneho reka tuvuge tuba ari bwo tugeraho tububyaza umusaruro. Uyu munsi wabashije gukoresha ubushobozi bwawe ufite bungana n'ubwanjye bwo kutavuga nabi, icyo cyonyine ukagishobora, ntekereza ko ariyo ntambwe ya mbere kandi ifite n'intsinzi yakugeza kuri byinshi. Rero ndabashimira ko mudahwema kubana natwe, mukomeze mutube hafi muri byose hano kuri Zuruka TV. Turifuza ko tuzajya dukorana ibintu byinshi kandi byiza kandi binogeye buri wese, kuko cyane ko nta wundi muhamagaro twumva dufite hano, nta bindi bigiye dufite usibye kuvuga imirimo y'Imana no guhumurizanya no gufashanya. Mbese twumva nta kindi cyo gukora kinigera usibye icyo ngicyo. Rero murakoze, amahoro n'urukundo bitanze mu mitima yanyu, turabakunda kandi namwe mukomeze muturi hafi muri byose, muduhe inyunganizi izo ari zo zose turazikeneye, kuko ntabwo turi abahanga muri ibi bintu, nta nubwo ari twe dufite ubumenyi buri hejuru bw'abandi, ahubwo icyo tugikora ni ukuvurana. Murakoze, amahoro aganze mu mitima yanyu, naho ubutaha.